birava reka nzi mu restaurant ibaze ko mfite sheri wanjye n'umujura kabuhariwe muri quartier hose baramuzi niwe gisambo nyine ni bugutu niki sinzi ko nakiyita mbabarira ugira inama uzi ko uri kumubwira umuntu utamuzi uramuzi ntago wabinkora ntago uriya ni umuvandimwe urumva wambwira umuntu ntazi umuvandimwe mu maraso cyangwa nyine urabona tudasa mu maraso akaba ari igisambo kizwi muri quartier umva twaramumenyereye siko n'isafuriya yayi twaramumenyereye rwose usibye yiba n'ubundi ko atabigurisha cyangwa ntakageso uvuze ngo kingo ntago abigurisha ahubwo se utangiye kumubera nyine kuko uri umuvandimwe we ariko nawe mbareo ya mubere ko ntajya mbega we none se yakwibye ndi gukubwira ngo muri quartier hose birirwa bambwira ngo sheri wawe n'umujura n'inkoko iciye ku muhanda ntago yayihereza ikiza nuko ibyo yiba atabigurisha biba biri mu rugo ibintu byose yiba biri mu rugo wowe se nkawe natwe ubwacu aratwiba kandi tubana ariko twebwe nuko tuze ngo ahantu aba yabishyize nyine zikari njyasigaje ahubwo ubwo nyine urabimbwiye ndabase kobwa nawe baramwibye kandi wari muri make tuganiye wari uzi ko ari ako ni akantu gasanzwe tuzi ntago ari ibintu byajya kugorana reka rero ahubwo si ubwo muri kumwe gute kandi mbona meze neza wowe mukundana gute wabyihorema sinzi ko aho nahera nkubwira mani uriya muhungu ndamukunda n'umutima wanjye wose ariko kumureka byarananiye mani birirwa bambwira n'umujura ariko nanjye sinyamba kuri sinamuvaho twakije nawe umujura mugashinga muri make niyo nama ngiriye ariko Dani naho bigana ati gute nanese nimba mukunda yiba byarananiye kumureka ashaka kansimbe kano telefone ngariho bigana ngo nawe oya naho wigatsimba gakuremo ntabwo ibyo nabikoze urumva nawe oya gusa icyiza nuko ibintu biba yibye nyine ni ingeso yifitiye nkuko umuntu ashobora kuba yifitiye ingeso y'ubusambanyi yifitiye ingeso kwigendera tugiso umutwe ngo ariko kamanze mubwire ni karande mwarazwe no kwa baso bakuru banza ari karande kuko ni gute umuntu yiba paka n'ikinyamakuru kikaba kibizi ko muri quartier zose gusa none kabishwe bazi ko ngo ari nge dukundana ngo shugari ngo ngumva ngo cyakwa ngo yibaze uriya mukobwa ngo reye ukuntu asa ngo reye ukuntu yiyambarira neza reba ukuntu yimere fiscal parents ni sawa ariko reba akundana n'umujura kabuhariwe can you imagine ngereka nkubwire ngiye gukora break up nawe ngiye ukuntu ngiye kugenda mu rugo nicare nitekerezeho amaherezo ni break up umva bye gumana n'ikijura cyane so umujura azahura n'umuntu uvuga utugambo twinshi bihurera yego mana yaremye abantu mana yanjye we baranyibye sheri baranyibye Niko. Baranyibye. Ngumuki. Baranyibye. Baga nari nsize anga ndayibuze. Cyara yitwaye. Ariko tuvugisha ukuru nsize he. Baranyibye rero ndayo mfite. Kandi mbonye ni wa muntu watwibye ubushize. Ariko none ibintu none nakamenyeraho bimaze kugera. Barayitwaye. N'amafaranga arimo bivuze ngo barajyanye. Aka nta gasuzuguro none ko indanga kamere peso kubabesha. Nose nyine ubwo ngubu ngiye n'abayobozi narababwiye. Kandi narabikubwiye. Abayobozi bagufasha iki? Abayobozi bagufasha iki? None se abayobozi sicyo babato. Hanyuma se kwimuka aho tugiye nabajura bahaba. Aho twimuse bari byagenze gute? None se urumva. Wowe ufata ibintu birimo uzi ko bag irimo amafaranga uyisiza hanga. Hano ni mu rugo. Ntago wajya mu buyobozi ngo baregere babwire ngo igisambo kimaze kutugora ngo babyumve. Na ahantu hamwe tutareze pe. Urumva gahunda mitori barazijyanye amafaranga barajyanye ubuzima burakomeza gute kandi mbonye nanamuzi gusa uko biri kose gahunda uko ngomba kwikora ngomba gukora ibishoboka byose umujura nkazamwifatira urabigarura se kubigarura se mbigarura gute babijyanye ubwo se umujura ngenda muzi ubu se gahunda zanjye zirahagaze zitahagarara se ubu ugomba nayo kwihangana wese ko babibye ngiye hari cyo ngomba kubikoraho gusa nayo ikintu ugomba kurana kimwe ntihagire ikintu n'aya mafaranga mana isi ubu mbigenze gute ko tuvugisha ukuri urumva gukata hano si wowe gusa ejo winjiye mu nzu gato
ejo bundi se ba Feza se bari kuzamuka hariya ku kagari nabo barabafashe barabiba mwibaza inkeragutabara bashizeho akazi zikora zose urumva kuvuga ngo uri kwishyura baza kwishyura amafaranga y'umutekano ntabwo bashaka kuvanga utabisha amafaranga yabo ariko mbikubwije ukuri aka kanya none niyo mpamvu njya mu buyobozi nose wenda avuga ngo njya mu buyobozi ukanga ngo njye gukora iki nose abayobozi umaze kubajyamo inshuro zingahe nawe jyayo nyine hajyayo ngiye gusa nawe jyayo ibyo bakugaruriye ni ibihese kuva wajyayo inshuro zose wagiyeyo bakugaruriye iki nyine ujyayo nose kujyayo bivuze kirego cyawe kitumva ni cyaje kigomba kumvwa gusa tujyane ndakwiyamye rero nawe kangubwiza ukuri nimba nkubwiye jya umva umuntu w'umugabo urumva tuvuga se ko ngiye mbyishimiye kuba bajyanye ndishimye none si ubwo ngubwo urenda ngo ngire gute ngiye cyo urumva gahunda zanjye ziri buhagarare iki kibazo Rafael uri hano se ufite iki kibazo ndaje nguvugisha fasha ufashe iki umva rero ino mari ako urarwaye ni iki kintu gituma ushobora kuba wakirukana bigeze aho ngaho urabona ukuntu nk'uyu muti uraje nkawe ubundi bagutoraguye he tutabeshye ntabwo bambyaye se urabona barakubyaye wowe ugereranyije bakubyariye mu amakuru agafe nawe urarombye gaceze reba ukuntu ureke n'imyaka ufite wece biguni wakijangira umurimo n'ukwirwa wicaye mu gusura hanyuma ubu wihangiye umurimo nihangiye umurimo se mve mu kazi uvuye he mve mu kazi uvuye mu kahe kazi ndashimari niba ari miliyoni zingahe ese kwiba bigufasha iki kwiba bigufasha iki cyaheze ya nk'umunsi bazagufata nawe unzi neza ninde wamfata mu mujyi wa Kigali none se ibyo wiba n'ubundi ko nta kintu bimaza nyine bigufasha iki kwiba muri make muri wowe bigufasha iki muri make nyine kwiba ndishima ubu n'ubu afite akanyamuneza najya no kugura n'inyamibwa ako nkubwiye inda bakubyayemo ariko uramera arambabaje kuki inda bakubyayemo itavuyemo byihuse ikajya he ikatakara abuze bamwe yawureshya nk'agasonga bugari kandi reka nkubwire ni ukuri kw'Imana njyewe umunsi bazagufata nta n'ikintu na kimwe tuzaba duhuriyeho ino mfata ushaka kunanga hanyuma si ibyo bintu bawibye n'ibyawe ushaka kunanga bimenye ndamutse mubonye nabimubwira ariko vare kuki waturumbiye ahubwo wowe kuki waturumbiye wagicucu atsunze nk'amabyi ubu uri na seriye wumva nyine wakoze ikintu cya danje wabaye umugabo mbese uvuye mu kazi nawe utahanye ibyo wakoreye nkubwiza ukuri gahunda ihari n'imwe ni ukwiga imitwe y'uburyo ki ngomba kwigira nanjye imbobo kugeza igihe nzafatiye iki gisambo ngomba kwisanisha nabo nzabamenya ari ngewe uzabashyikiriza ubuyobozi njye mbajyane mu buyobozi mbabwire ngo dore ngaba nibo bahora batwiba ntunde w'ikizava mu cyari cyo cyose ubwo se bafashe uzisanisha ubu gahunda ihari n'imwe ni ukumara iminsi utambona muri uru rugo ngo iki ubwo ariko turajyana nanjye ujyana nande se nicyo kibazo none se njye si banyibye n'ubushize si bibyari njye uhari ariko se mwagiye munumva umuntu ibintu abari kugusobanurira ubwo kuba nkubwiye ngo ngiye kugenda nisanishe n'ababajura nanjye mbe mu mihanda ugiye gusa n'abajura yego mwagiye mwumva abantu bwarimo barakwibye tuvuge ko wishimye se nyine tujyane hehe se urugo rusigare mu ndi ntundi se ko batwiba genda umva twajyana uraba ari umugore igihe cyose twishyura umusekirite ayo uzamwishyura uzajya uyakura hehe umusekirite bamwishyura amafaranga angahe kuba nkora se nkishyura iby'abana nkishyura bibiri kimwe cyose bivuze ngo n'umusekirite mushireho ariko tuvugisha ukuri umujura ashobora kuza iyo bag uza kuba uyifite yari kuba yigushikuje none si ubwo ngubwo gutereka baga hasi nawe ntabwo ujya unyumva nicyo dupfa ibintu byose ubu ninjye ubaye umunyamakosa wa ninjye umunyamakosa kuko ninjye wizanye nyitereka ahangaha niho ushaka kujya gusa n'abajura wagiye mu buyobozi se ukababwira njye wenda njyene nuko ndi umugore niyo mpamvu batakumva rero njye singiye kuvuga menshi umva gahunda ni iyi kandi unyumve wanyumva unyumve n'utanyumva unyumve kugenda ngo udahari n'abashoboka cyo gusa n'abajura se umunsi bafashe wowe kandi ibyo ngibyo ikintu gihari ugurana ngo nze uvuye mu mudugudu ngo mfite umugabo w'umujura oya ni ukwisanisha nabo simvuze ngo ngiye kuba umujura ahubwo nawe ushaka guha ka stage reba yewe inde kujya mu rugaga rw'abagabo uri igicucu ntabwizo nk'ubu uramutse ugiye kuragira ingurube ntabwo wabaho yewe ubu njye Sharifu ndagira ingurube ubu ntiwasanga n'iyo uyibye
aka naka wa musirikare ari hepfo namurashe icyo kanjye experience mfite niba kurasa ifite za experience nyine niba kurasa nta kintu na kimwe cyakora tuzaba twungura garafre nabizi nunkunda n'ubundi urutwa n'umurambo ndamaze ariko nawe turaziranye nakuze unyanga urumva si watsinatira imbere ngo wishime none se nakunda umujura kugira ngo bigende gute amahirwe se urafite cyangwa ubwenge urabufite amahirwe ndafite undi uri gutuba mu rugo ufite imyaka 32 ahubwo wowe tutabeshyanye agrafere wawe urabona nagushyigikira mu mafoto ukora tugereranyije amafoto hari umuntu wanjyana kuri ibu hari urankubita ngo nibye ninde wamfashe nose ubimaze nibundi ko ibyo wibu nta kintu bimaza byibuze ibyo byiba gutyo byibye ngaho genda ubimusubize genda ubimusubize uwo muntu uvuye kubyiba wishimye se si byarangiye yabazimboyemo kandi ndi umuntu w'umugabo never ikibyimbe kimeneke ubwo se nziba kweza ku ndundo ubyumve cyo n'undi uzananga indunduro yawe iri hafi rero humura iri hafi rwose ntagiye kinini kireka bagutaye nko mu kigega cy'amazi kumutera umwaka nawo byatuma bamfata kandi umwaka usinyana nawizeramo buriya njye nakuze nzi mvuga ati njye gashuye nzafata nzarekera kwiba ni niba nk'amadolari nka 700 uzayiba nde abazungu bari muri Kigali nababura cyakoze niba guca nk'ukuboko niko ntabwo ngo bifite ubwenge ahubwo iyanyuma bifite ubwenge tugereranyije bo ni ubwa mbere mbonye bucura w'ikicucu kigoryi shinama aho se hano nuzi ufamata telefone format telefone yande katurebe ariko nyirayihungu informatira bura nubwo nabwenge bw'imbaraga ufite ariko ufite ubwenge bwo mu mutwe ngaho zana ngufasha byose informate byose ndagusezeye ndagiye ikintu ngomba kukwizeza ni kimwe nuko ngomba kuzagaruka hano ari uko aba bantu bajyanye ibyangombwa bashyikirije ubuyobozi ubu ngiye mu buyobozi turabaho duteze ese watuje basi ugategereza ibizava mu buyobozi ntari buze gufata amafaranga ari mu rugo n'andi mafaranga ari mu rugo urabigarura se mada tuze ikintu nkubwiye ni iki ngiye kandi kwisanisha n'abantu bajyanye ibintu byacu icyo mwijeye ni kimwe basi ndabigarura byose uko babijyanye yego aho ngo wanyumva uraza ryari mada turaba tuvugana ngo we sijya mu rugo kanjye mu buyobozi ndebe uko nabigiye ubizane wagiye mu rugo kandi urara utazi agore ubwenge nabwo pe ntabwo wamwumva ikintu ngo azumve ikintu uba ugomba kugeraho koko ariko ngomba kwisanisha n'izi mbobo zose iherezo nzabafata nabiko mbona uri kwihuta ugiye umuntu aracyabona n'abayobozi basi ngababwira ikibazo afite ubu nari ngiye gushaka umuyobozi ngiye kuzamukamo ruguru dore ko ari mu mutuye n'abayobozi ubwo se ngiye mvuye he baramfashe si ikibazo nayo mbazaniye baramfashije kugeza ku bayobozi ubabwira ikibazo ufite sinzi ntacyo banagufasha n'umunsi warimo nanjye mbabwira ikibazo nari mfite iyo baza gusaba ko batora bakaza bakwegereza ibibazo byabo ukabibabwira neza ariko wagera mu gihe cy'ikibazo nta naho mwahurira pe nta nubwo wazahura nabo umutima mwiza bagira yarimo gushaka amajwi urumva akabasanga mu rugo ngo tuzabakorera umuganda tuzakora iki none Mavide dufite umujuru tuzengereje utambwira ko nawe ari cyo kibazo ufite dufite umujuru tuzengereje ubu ni umujuru umwe w'urugo ingo zirenga 5 utambwira ko se nawe bakwibye ubu nari ngiye gushaka abayobozi ngo nifotoze n'abarase reka nkubwire rero ngewe noneho ikintu cyambabaje kuruta byose gaze yari yashize urumva ndavuga nti reka babasore b'abanyonzi azanira akagaze nikoza dushe umunyonzi arambira ngo ndayiteranyije nyisize hanze nsohotse gaze ndayibura bateruye gaze wowe none n'amashyiga ngenda akubwiye ngo madame asohotse mu nzu gutya kweko tuba mu gipanga aravuga ngo huya asohotse mu nzu ageze imbere asanga yibagiwe telefone abateretse ishakoshi hasi asubire mu nzu afata iki telefone agarutse gufata telefone asubiye hani amwe yasize baga asanga bayijyanye yagiye kare ariko we ikintu cyari kimwe ngo yabonye umuntu wirukankanye ayisohokana ahura n'umujura watwibiye intebe na televiziyo ubushize ni bamwe uyu munyago we aho umurirwa hano hari ibintu abigenza nuko nageze mu buyobozi se madame yikaraze mu buyobozi ko bishoboka kose babuze ko icyo bamufasha uzi none ubuyobozi bahita bakubaza waramubonye ashwe
ibyo yibye se wamufashe ifoto wapi? Ikizibiti kigaragaza ko ari we wakwibye kiri hehe? Ntacyo. Umuntu azamukura amenyo bimenye yuko twamufashe. Wamukura amenyo bikarangira gute? Ni ukwihanira. Ibyo nawe baraguhana. Ese ubwo tubigenze gute? Ubu ngewe umwanzuro mfashe mvuye mu rugo nsezeye madame. Ngiye kujya kwisanisha n'igisambo. Byanze bikunze sinzabura igisambo tuzahuza kimbwira amabanga y'abajura bose baba muri aka gace. Mujyo reka nkumara impungenge. Nta nubwo bigusaba kwisanisha n'igisambo. Usa nabyo nuko wagize mugisha ukagira amafaranga duhuye bamaze kunyiba nagukubita. Usibye ko nkuzi. Urumva ntago ari no kuguserereza buriya ndishuti yawe mbago bakubwiza ukuri. Kwisanisha n'igisambo murasa. Ahubwo mbwira uburyo umuntu yakeka n'ahantu yajya gushakira. Uwo mugore bamwibye ryari? Umuntu nakazana akababaro ke utangira umushinyagurira. Ariko buriya ibyo nkubwiye mbikubwiye mbabaye batwibye mu rugo. Ndababaye. Ariko umuntu kuza akakubwira akababaro ke ugatangira no kumushinyagurira. Mujyo nagaruka gushinyagurira. Buriya ukuri nuko abanyarwanda kubagwa nabi kusa n'ibisambo nta nubwo nakisubiraho. Yewe ari n'iki cyaha icyo ngicyo ntago nabo nkoze icyaha. Urumva usa n'ibisambo ubyiyakiremo. Ahubwo wowe wagize amahirwe yo gusa n'ibisambo ntiwabigisambo. Aho niho hari itandukaniro. Ahubwo mfasha dufashe igisambo. Nako tugifata. Uwo nubirakarimo ahubwo mva nkugira inama. Umugore sibwo bakimwiba. Icyo gisambo niyo cyaba gifite abakiriya basa gute iyo shokoshi ntabwo cyaba cyayigurishije. Ngaho ngira inama. Nsa n'ibisambo. Ko niko kuri. Mujyo ntabwo ujya wireba mu ndorerwamo mu gitondo. None bimwe byibisha ibyuma. Hano ngo ushikuza yirukanga. Ariko wagiriwe ubuntu ugira umutima ukunda abantu. Unibye wakiba mu cyayenge nago washikuza. Yego nago bigusa nk'umuntu wakiba nyine ashikuza ibintu. Umva inama nyamukuru. Tugiye kugenda yakaritsiye haba harimo ngo bari ku ndege ngo bategereje iki? Abantu. Nago turi buremo umuntu uzi watwibye cyangwa tugakubitana nyiri gisambo. Arimo kugurisha. Byadusaba ikizi. Nta makuru. Ubwo tugenda natwe story dufite ari z'abajura. Ni ukugenda tuvuga ati karakano turagateza. Yewe no umuntu yafata ikintu cye akavuga ko arimo kugigurisha. Umujura baziri uruheruke rero. Ubu duhuje imbaraga n'iki cyatunanira. Mavingwino, David. Iriya niyo shakoshi nakubwiye madame uri kuyibona? Iriya shoko. Iriya niyo. Dore ngiriya barayifite bari kwiganira. Nyine tubafatanye ikizibi. Sibo? Ntegereje wowe ngo twatakanye. Tegereza. Bari kugambana iki? Buriya dusanze ibisambo biri hamwe. Bagiye kugenda. Bagiye kugenda. Dore ngaho. David. Dore ngaho mufate. Mumaze kuturembya si nguyu. Ishakoshi yanjye wayikuye. Ishakoshi wayikuye. Urenga gute? Ishakoshi wayikuye. Uyu muhangana. Kandi haguruka. Mubafata bivuze ngo ni yuyu. Ni iyande. Iyande. Webwe muzengereza umugore wanjye. Wagicucuwe narakubwiye ngo uzanzanira ishyano. Ireshano. Ningegeraho. Dore suri ikiragi. We tuza. Ishakoshi. Ntabwo uzi kuvuga. Ishakoshi ni yande. Dore ni iki ngiki. Jewe mushaka kutujijisha. Wangegera wowe wakemeye amakosa. Wakemeye ibintu biri mu ishakoshi y'umugore wese ubizi. Zana turebe. Ntabwo ari njyewe ngenda rengana. Ibintu byo kwifata mu kintu. Narakubwiye wagicucuwe uzatuzanira ibibazo mu muryango. Dore mituweli ngizi. Mituweli ziri. Niko nakubwiye. Leta yatubuje kwiyongera. Nimwe mutuzengereza. Ntabwo ari njyewe. Kuba ugendana n'abajura sibyo bikugira umujura. Munyumve. Nk'abagabo banjye umusirikare yangishije. Iyo ufashe kuri uyu mutsi. Gabanya umuhago. Uyu mutsi umuntu asinziriye. Munyumve. Tubaganirize basinziriye cyangwa. Ase mwanyumvishe. Nimwe mutwiba buri mwanyumvishe mwabagabo. Je mwanyumvishe. Bavi. Mwanyumvishe. Na mpamvu yo gake kurakara none tugabanye. Mwanyumvishe. Na mpamvu yo kwihana. Je amagambo make twebwe tuvuga. Buriya mu gihe umaze igihe kingana n'icwiba. Ntabwo nge niba. Urabivuga. Dore iki ni ari umujura wemera ko cyanjye. Tuza ikintu mugiye kutubwira ni kimwe. Ubuyobozi mu buhiki ku buryo tumara igihe tujya kuburegera. Nibagira icyo babakora. Wabuze iki kindi nge ngo tujye mu rugo nkwerekana bitsimba. Uyu ni murumuna wanjye. Nende no kumubwira ngo ibintu akora bibi. Amagambo kemera. Mukoresha ubwenge. Mufite televiziyo wanyu ya pulse 42. Irahari. Barayiguze.
bande bayiguze Fagitire murayifite. muze mujye kubaza mu rugo twebwe nta televiziyo twaguze dore twagiye kubona tubona arayizanye ngavuye kurangura Mujyomba rero. urumva ejo Uranamuzi. mu gitondo noneho mu gitondo yazanye gaze Iyo gazi yo noneho uzi ko watumye natwe kwihanira mu buyobozi kwihanira mu buyobozi nari ndetse umuceri gazi irashira kwihanira mu N'ubu buyobozi ntabwo munyonzi. byemewe bamaze gushyiraho umuceri yazanye gaze n'isafuriya gusa umuceri wa Mavide wawushize he umuceri waza si ugutwara umuceri noneho uzi kurya imboga zonyine Patro. Amafi uriya muceri warubishye kuriya n'uri kunkubita. umuceri wari ubiye nibwo nari ngiye gushyiramo ibirungo Kandi ugitogota mu rugo tuba twatetse mu rugo wakicucuwe narakubwiye wangegeraho ubwo uri kumwihanisha ariko gusa icyo nzi cyo uyu ni ubuyobozi uko byagenda kose wamukubita utamukubita ubuyobozi burabakurikirana ubuyobozi buragukurikirana reka tubanze dushyire umujinya hasi sibyo mu magambo atarenze 3 arimo kunika umuntu atarakumena ibifu mu magambo atarenze 3 dusobanurira impamvu wiwe si ibintu byumvikana yego yihese Aduhora iki? ntabwo uri umuvugizi wihuse Uriya Mavide wari umwana mwiza. uranamuzi yakwiba atakuzi se uyu mujyama ucunga bamaze gushyiraho umutwe wa gaze wava muri dushe ugasanga gaze yagiye n'isafuriya irasafuriya ifite Rero woga iminota myinshi. urumva akabazo no kuntu umuntu abayeho muri make ni impuhwe zawe tuba twarapfuye yakwica kankubaza ikibazo kimwe madame wanjye n'umwana ubahurije mujyomba hari ahantu kubita ugasanga umuntu arwaye indwara idakira cyangwa impfu tutabeshyanye oya umva baburetse hari telefone rega afite nayo ntazi nyirayo ntabwo nababeshye iyi telefone nayo sinzi nyirayo niba muzi nyirayo rwose mwayimuhanayo kandeba ifoto irimo singusi dativa singuyu dativa ntabwo umuzi kuratwara nararinzi ko ari ibintu ntabwo nose ubu nababeshye na electronic uriba arehe subiza se uyu ni murumuna wawe ni murumuna wanjye iki ngiki cyaraduhutse Mavide gahunda imeze gutya ntabwo twemerewe kwihanira mu mujyana gahunda ni iyi ngiyi watwemereye ko ibintu aho biri uhazi biri mu rugo tugende bitwereke tubifate tubigeze mu rugo hanyuma tubajyane mu buyobozi oya mu mujyane mu buyobozi tumujyane n'ibintu mu buyobozi ibintu ubuyobozi biduhe yego tubihoze yewe ntabwo ndimba yewe ntabwo kandi buriya kudakubita imbwa byorora wajimbe